Nyuma y'igitaramo Urban Boys itegerejwemo muri MTN Iwacu Muzika Festival i Rubavu ku wa mbere Kanama 2026, byamaze kwemezwa ko iri tsinda rizongera gutaramira i Kigali ku wa 8 Kanama 2026. Muri iki gitaramo Urban Boys izahurira ku rubyiniro na Amaron, mu gihe Selector Faba ari buzavanga imiziki naho Rakinzeyimana akazaba ari we mushyushya rugamba. Igitaramo Urban Boys izakorera i Kigali kizaba kigamije kwizihiza isabukuru y'umwaka umwe Zaria Court imaze ifunguwe. Abagize iri tsinda rya Urban Boys bari bamaze imyaka 8 batarongera gutaramana ari abahanzi batatu. Bageze i Kigali ku wa 22 Nyakanga 2026 bahita batangira imyiteguro y'igitaramo cya MTN Iwacu Muzika Festival. Mu kiganiro iri tsinda ryagiranye n'ikinyamakuru Igihe, Safi Madiba yavuze ko bishimiye gukomeza kubona amahirwe yo kongera guhurira hamwe n'abakunzi babo mu bitaramo bitandukanye biri imbere. Yakomeza agira ati, muri twe ubundi kamere yacu twifuza gutaramana n'abakunzi bacu aho bari hose. Ni amahirwe kuba Zaria Court yaratwiyambaje, bikaba byaduhaye andi mahirwe yo kongera gutaramana n'abakunzi bacu bari i Kigali. Safi Madiba yavuze kandi ko uretse ibi bitaramo bibiri byamaze kwemezwa, bari mu biganiro n'abandi bategura ibitaramo ku buryo hari amahirwe menshi ko abakunzi ba Urban Boys bazongera kuyibona kenshi mu minsi iri imbere. Kwinjira muri iki gitaramo cyiswe Replay Volume 1 ni 7,000 ku myanya isanzwe n'15,000 ku myanya y'icyubahiro.